Amahoro y'Imana kuri mwese abadukurikiye aho muherereye hirya no hino, haba mu gihugu cyacu ndetse no hakurya y'imbibi z'igihugu ndetse no hakurya y'amazi magari. Mwese turabashuhuje tubifuriza ibihe byiza aho muherereye. Ngira ngo nitwa Ibrahim, nkabambazaniye ibishyashya uyu munsi. Noneho kuva uyu munsi rero tukaba tugiye gutangirana inkuru nshyashya, inkuru nziza cyane. Ngira ngo hano kuri channel yacu tujya tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye, tubagezaho ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, tukabagezaho amafilime, amakomedi, tukabagezaho ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero twabazaniye agashya, reka mbyita agashya. Twabazaniye ikintu gishyashya cyangwa se content nshyashya, aho tugiye kujya tubagezaho inkuru ndende, zimwe abantu bakunda cyane z'uruhererekane, episode kuri episode imwe irangira dushyiraho indi. Ntabwo tuzajya tubatindira kandi inkuru izajya irangira. Icyo nakwisabira wowe utarakora subscribe, kugira ngo akanya n'akangaka utazacikwa n'ibyiza tuba tukugezaho ahangaha. Ngira ngo rero tugiye gutangira inkuru nziza, inkuru izabashimisha. Tukaba tugiye gutangirana na episode ya mbere. Ngewe nzajya nibagezaho, ari nanjye uhimba nkandika n'izi nkuru, akaba ari nanjye rero uzajya uyibagezaho, cyangwa se n'izindi zitandukanye. Tuzadusoza inkuru tubaha indi, ariko mbabwira ko inkuru izajya iba ifite episode cyangwa se uduce dutandukanye twinshi. Nk'iyi tugiye guheraho rwose izaba ifite episode nyinshi, kandi ngira ngo nta muntu n'umwe uzarambirwa. Iyi nkuru ngiye kubagezaho ikaba ari iy'umukobwa witwa Cyuzuzo. Tugiye gutangira rero na episode yacu ya mbere, aho dutangira Cyuzuzo ari mu isengesho. Uwiteka Mana ikomeye, mwami w'abami nyir'icyubahiro, umujakazi wawe dore mfukamye imbere yawe, ndatakamba cyane. Uzi uwo ndiwe Mana, uransobanukiwe, uzi uko mbayeho kandi uzi ibyo nkeneye Data. Ndakwinginze nyorohereza ubuzima, n'ukuri burangoye Mana yanjye, Mana ishobora byose. N'ukuri ni wowe nizeye ko wansubiza, kuko aho ngeze Mana ku bwanjye nk'umuntu ndananiwe. Uwo wasengaga rero ni Cyuzuzo, umukobwa wa Rugema, ku myaka 19, arangije umwaka wa 6 wisumbuye. Gusa nubwo yabonye buruse, gukomeza amasomo ye ntibimworoheye, ariko kandi si kubw'ubushobozi buke wenda. Aha yicaye arimo gusenga, aretse imitima, ubona arushye, ubona afite ibibazo byinshi. Mbega isi, mbega abantu, mbega we, uyu munsi se noneho urira koko Mana yanjye. Aha, nitwa Cyuzuzo, ubu mfite imyaka 19. Navukiye mu majyaruguru ahitwa i Musanze, muri Muhoza, ahazwi nko mu Ibereshi. Nabyirutse mbona iwacu ari ahantu haciriritse mu bushobozi. Gusa uko nagendaga menya ubwenge, nasanze uwo nabonaga nka mama atari we wambyaye, ahubwo yari umugore wa kabiri wa papa. Ubwo nyine yari muka Data. Nkurana na murumuna wanjye, narushaga umwaka umwe gusa, mbese twasaga naho turi mu kigero kimwe, ariko akandusha n'umubiri, nubwo bwose tutarutanwagaho cyane. Yari umwana w'uwo muka Data. Nubwo narerwaga na nyina wundi, nyamara mama yari ariho, ariko ntazi aho ari. Gusa amakuru nari mfite nuko yabaga iwabo. Aho mu rugo twagiraga n'umukozi w'umugabo wakoraga imirimo yose yo mu rugo. Uwo murumuna wanjye rero, izina rye yitwa Umurerwa, twarakundanaga nk'abavandimwe pe. Ubwo jye nari ndangije umwaka wa 6 wisumbuye, nagombaga kujya kwiga muri kaminuza kuko nari mfite buruse yo gukomeza. Nari kujya kwiga i Butare mu ishami ry'ubuganga, kuko nari ndangije segonderi nize bya labo.
Inkuru yanjye ni ndende cyane, kuyikurikirana no kwihangana, ariko yose ngomba kuyibagezaho uko yakabaye. Wari umunsi umwe rero naramaze kumenya ko nabonye buruse, gusa nkabona mu rugo ntacyo bitayeho. Ibyo kumpa amafaranga yo kwiyandikisha reka data, nta kumbaza ibyo nkeneye. Nuko uwo munsi umwe rero mu rugo haza umushyitsi w'umugabo ubona w'umukire, gusa yari avuye i Kigali. Najyaga mbona akunda kuba n'ubundi ari kumwe n'ababyeyi banjye rimwe na rimwe, bigaragara ko bari inshuti kuko bari no mu kigero kimwe. Yaje mu modoka yo mu bwoko bwa Rava nshyashya, baramwakira kubera ko uwo murumuna wanjye twajyaga kungana. Akenshi abantu batuzi baranatwitiranyaga cyane. Muri uwo mwanya umushyitsi ahari, mukadata yarampamagaye ngo nze ngire icyo muhereza muri salo, ariko nsa n'utinda ndi gukaraba mu ntoki. Umurerwa bari ugenda, nyina yahise ahaguruka nsanga muri korodoro, ankurura ugutwi hafi yo kuguca. Ibyo nari mbimenyereye, nubwo nari inkumi rwose nakubitwaga nk'uruhinja. Mukadata yaje ambwira nabi. Niko muko, kuki ngo uhamagara ukohereza umurerwa? Ntabwo ari njye umwohereje, ariko nuko wenda yari abonye ndi gutinda maze ahita aza. Ziba aho ngaho wanshinze imbeho, nkubone muri salo vuba none aha ngaha, ugende wandurira ibintu byose watunganye neza, urumva? Naragiye nkita nkubitana na murumuna wanjye ava muri salo, ibintu byose yari yabyanduruye, nanjye ndahanagura. Mukadata araza yicarana n'umushyitsi. Papa we ntiyari ahari uwo munsi, ariko nyine nkabona umugabo amwitegereza cyane. Uwo mwanya papa nawe yahise aza, ndamukingurira mpita njya mu gikari, aza nawe ajya muri salo hamwe n'aho abandi bari bari, bakomeza kuganiriza umushyitsi. Gusa icyo nababwira nsubiye inyuma gatoya, mbere nkiri ku ishuri nari mfite inshuti y'umuhungu yitwaga Ntwari. Ubwo utubazo tumwe na tumwe nagiraga yanyitagaho bishoboka, dore ko yigaga n'imbere yanjye h'umwaka umwe. Bivuze ngo narangije kwiga, nawe amaze umwaka arangije. Ikindi yari umwana uvuka mu muryango mwiza wifashije, akirangiza yahise atangira gukora muri kampani y'iwabo, ariko agakurikirana ibyanjye. Twigarukire mu rugo aho papa ari kumwe na mukadata ndetse n'umushyitsi muri salo rero. Umurerwa ari mu cyumba cyacu cyegereye salo, ariko mukadata azi ko nta muntu uri hafi aho. Batangiye kuganira, papa abaza umushyitsi amakuru, amubaza i Kigali uko bameze, undi nawe amusubiza ko nta kibazo, amubwira ko kwivuka abona bameze neza, bigaragara ko nawe yavukaga muri Musanze. Papa yakomeje kumubwira ko atahibagirwa, niko kumubaza gahunda. Ibyo byose mwibuka umurerwa murumuna wanjye ari kubyumva aho ari mu cyumba. Umugabo yamubwiye ko gahunda nyine ariyo yari imuzanye, amubwiye ko yari amuzaniye amafaranga yari yamusabye, amubwira ko bandikirana, hanyuma ngo yazaza gufata ibyo basezeranye, amasezerano agaseswa. Mukase wa Cyuzuzo yahise aboneraho, nawe nuko yunga mu ry'abasaza, ati yanamubonye rwose yishimye, twamurereye neza. Umurerwa yaratangaye aho yari ari mu cyumba, kuko yibazaga ikintu bashaka kugura, nyuma yumva asa n'umuntu. Papa yahise avuga atoya. Ariko nta kibazo da. Wa mugabo nawe rero, izina rye yitwa Kimonyo, yahise avuga ati rwose nta kibazo, uriya mwana azanshajisha neza, nubwo ari muto ku mfura yanjye. Mukase atoya, ibyo nta kibazo rwose. Wa mugabo Kimonyo yahise akora mu mufuka yari afite, akuramo amafaranga, nuko arayabahereza batangira kubara. Yari miliyoni yuzuye. Mu gihe babaraga amafaranga, umugore yarahagurutse asa n'ujya mu cyumba cya ba Cyuzuzo, kandi twibuke ko umurerwa arimo
asa n'uri kumviriza. Nyina agifata ku muryango, umurerwa yahise yinjira munsi y'igitanda arunama. Nyina nawe aba yinjiye mu cyumba, yunama imbere y'igitanda ashaka gufata agafunguzo, maze asohoka atamenye ko munsi y'igitanda harimo umuntu. Ako kanya akimara gusohoka bahise banaherekeza umushyitsi. Umurerwa nawe niko guhita ava mu bwihisho arasohoka. Ageze aho Cyuzuzo ari, mu kumureba kwihangana biranga, amarira amusesekara mu maso. Bivuze ko yari yamaze gusobanukirwa neza ibijya mbere natwe tutaramenya. Cyuzuzo yahise amubaza icyo abaye. Umurerwa aramubwira ati umva sha, ni ukuri sinzi ibyo numvise pe. Ahubwo cece kumva mama araje. Nyina abahingutse mu muryango ava mu nzu aza ahamagara umurerwa. Cyuzuzo niwe wahise asubiza arambwira ngo agiye kuri tuwarete. Mubwira aze hano mu nzu mubwire ko amushaka. Urumva? Uwo mwanya umurerwa yahise ava muri tuwarete. Gusa muri make umwana nk'uko nari maze kubibabwira, hari ibintu bitari byiza yari yumvise, nyamara ariko uko abibwira mwene se. Umurerwa yahise yinjira mu nzu yitaba nyina, amusanga mu cyumba cyabo nyine cy'ababyeyi babo. Nyina yabaye nk'uwikanga ariko abona ari umukobwa we. Mama, ngo mwanshakaga. Bugiye ndakubwira icyo ngushakira. Umurerwa yasubiye hanze, nyina nawe asubira ku irembo aho umushyitsi wabo yari aparitse imodoka. Umurerwa mu kugera kuri Cyuzuzo nanone ashaka kumubwira ibyo yumvise, wa mukozi wabo w'umugabo abatungutse mu gikari avuye ku irembo, aha Cyuzuzo agapapuro. Cyuzuzo yaratangaye, none se aka gapapuro ninde ukaguhaye? Ni umusore uri ku irembo inyuma y'urupangu mu ivatiri y'umukara ihaparitse. Cyuzuzo nawe yasambwiye ati reka ndebe. Uzi ko ari intwari? Yahise asoma n'agapapuro. Oh mana we, ubu se ntwari turabonana gute koko? Umurerwa yahise amubaza ntwari uwo ari we kuko ataramuzi. Cyuzuzo nawe amusobanurira ko ari umuhungu w'inshuti ye bakundanye akiri ku ishuri, ndetse akaba yari yaje kumusura. Ubu ngubu akaba ari ku muhanda. Umurerwa nawe byaramubabaje ati gusa sha urakora iki? Kandi ko hari ikintu nshaka kukubwira. Ndumva imodoka ihinda, buriya na wa mushyitsi aragiye. Reka nijijishe murebere. Ngaho se sha ni ukuri genda ndebere pe. Umurerwa bagiye ku muhanda, asanga se na nyina bajyanye na wa mushyitsi. Ahita yegera ya vatiri y'umukara, asanga yicayemo umusore ntwari, inshuti magara ya Cyuzuzo. Muraho, nitwa Umurerwa mvukana na Cyuzuzo. Muraho neza? Nanjye nitwa Ntwari. Okay. None se Cyuzuzo namubona? Yego, ari mu rugo nta kibazo. Hano se muhamenye mutera? Yarahandangiye rwose nta kibazo. Rimbajije umuntu ngeze aho hirya rwose kuri iki kigo cy'amashuri kiri aho ngaho. Ntago nayobye cyane. Aho nyubuje turazanye barahangeza nsanga ahubwo ari naho aba nuriya waruzanye ubutumwa bwa Cyuzuzo. Uriya yitwa Karegeya, ni umukozi wacu. Okay, noneho ni karibu mu rugo. Wambwiriye Cyuzuzo akaza hano tukavugana nkagenda ko okay, nihutaga. Ko wahageze se wakwinjiye? Ntabwo gutinza humura. Cyangwa uko mwahageze se mwakwinjiye? Ko atabatinze. Dore ni nabwo bwa mbere rwose musuye. Okay, sawa nta kibazo, reka mpagere gato nubwo bitari biri muri gahunda. Ntwari yavuye mu modoka akinga umuryango, nuko binjira mu rupangu bahita baca kuri salo kuko hatari hakinze. Barinjira, Ntwari aricara, Umurerwa nawe ajya guhamagara Cyuzuzo mu gikari. Akomeje agana mu gikari uko tubyumva. Cyuzuzo uragura rero? Uragura n'ukuri? Sibyo? Ngo iki se mwana? Ntwari agutumye iki? Ngwino umugwema ahubwo. Oya sinajya ku irembo. Uzi ko buriya na mama wabona agarukira hafi nkurikije uko agiye yambaye? Mwana we, Umurerwa ubwo ntushaka kunkoraho koko?
ariko ntukagire ubwoba bigezeho sisita, buriya mama na papa baragarukana nkurikije gahunda barimo, urumva. Cyuzuzo aba yinjiye mu nzu asuhuzanya urukumbuzi rwinshi n'ubwuzu Ntwari bemeranaga cyane. Sheri, sinzi mumeze mute sha? Urebye turakomeye sha, ni ukuri. Mbese mumeze gute? Gusa ntabwo ndi butinde wenda uretse no kuba ndi no mu kazi, ariko kwari kuguha ya telefone yawe nakwemereye ngasubirayo. Yahise amuhereza telefone. Ni ukuri urakoze, Imana ikumugisha pe Ntwari we. Ubu se navuga iki koko? Ntwari yahereje telefone nshyashya nziza iri mu gakarito kayo kugira ngo bajye bavugana byoroshye. Cyuzuzo arahaguruka ayijyana mu cyumba cyabo. Mu kugaruka yumva kuri gate umuntu yinjiye, arebye abona ni Mukase. Akimubona ko ari Mukase byaramucanze, abira icyuya. Mu gihe yabuze icyo yakora n'icyo yareka, umurerwa aba yinjiye muri salo avuye mu gikari, nyina nawe aba yinjiye kuri salo, bahurira muri salo bose ako kanya. Umurerwa abahamagaye Cyuzuzo aramubwira ati ngwino nkubwireho gatoya. Cyuzuzo nawe aramwitaba, binjira mu cyumba cyabo. Cyuzuzo akigera mu cyumba, umurerwa yaramurebye arangije aramubwira, umva ubu mushyitsi ni uwanjye, wowe ceceka. Cyuzuzo byaramutangaje, areba umurerwa yibaza ibyo ari kumubwira biramucanga. Niko sisita nawe koko? Umurerwa yahise amubwira ati we wigira ikibazo, nzi impamvu, wowe gana mu gikari. Ubwo nyamugore yasuhuje umushyitsi muri salo maze yicaraho gatoya, mbibutsa ko uyu mushyitsi ari wa musore wacu Ntwari wari waje gusura Cyuzuzo. Umugore yaramubwiye ati se ko tutabamenye, akimubaza umurerwa baraje. Nuko umurerwa aritanguranwa ati mama, uyu musore yitwa Ntwari akaba inshuti yanjye, iwabo ni Rubavu, ni naho akorera. Umugore ati ni byiza, ati rwose ni karibu tumuhaye ikaze mu rugo. Ntwari nawe ati murakoze. Umugore yahise ahaguruka ahamagara Cyuzuzo ngo azamutume. Nuko arangije abwira Cyuzuzo ati noneho we buganiriza umushyitsi, hanyuma Cyuzuzo agire icyo amuzanira. Umurerwa yahise abaza Ntwari, aramubaza ati se bakuzanira iki? Ntwari atoya ntabwo ari ngombwa kuko ntabwo ndi gutinda. Umugore yambwiye atoya rwose mwana wanjye, ntabwo wadusura bwa mbere ugende ntacyo ubonye mwana wa, vuga icyo bakuzanira ahubwo. Ntwari yasitsemo gakeya nk'umwenyura ati nta kibazo banzanire fanta ya citro. Nuko umugore ahita ahamagara Cyuzuzo aramubwira ngo agende azane citro. Abamuhaye amafaranga, Cyuzuzo aragenda. Mu by'ukuri byaramucanze na Ntwari biramuyobera. Mukase nawe yahise ava muri salo ngo umukobwa waganire n'umushyitsi. Ntwari yahise abaza umukobwa, none se bimeze gute? Umurerwa aramubwira ati rero mbabarire kukwita sheri wanjye, nkanakwereka mama nk'inshuti yanjye, kandi mbeshya nta kundi byari kugenda, kuko iyo amenya ko waje kureba Cyuzuzo byari kumubana ibibazo. Ntwari yahise yiruhutsa, arangije abaza Cyuzuzo ati none se ntabwo muvukana? Umurerwa yaramubwiye ati turavukana ariko mama si umwe, bivuze ngo uyibonye niwe mama umbyara, ariko mama wa Cyuzuzo we yatandukanye na papa kera. Ntwari yariruhukije yitsa imitima ati ibyo byose sinari mbizi, Cyuzuzo ntacyo yabimbwiyeho. Umurerwa yarambwiye ati rwose biriya Cyuzuzo niko ateye, yigirira make, gusa kandi ujye umwitaho, ndabigusabye nk'umuvandimwe we. Cyuzuzo baraje na fanta arayifungura, ariko Ntwari no kuyinywa byaranze. Barebanye Cyuzuzo ararira. Umurerwa agiye kumuhanagura bumva nyina asa n'uje. Cyuzuzo ahita yijijisha ajya mu cyumba cyabo arakinga, ariko Mukase yari asohotse mu gikari. Mu cyumba Cyuzuzo yatangiye kurira atakambira Imana asenga, dore ko icyamurangaga cyane ari isengesho. Yatangiye yinginga Imana ati Imana ishobora byose, Imana nzima, nyir'ububasha, nyir'ubushobozi,
amashimwe yose ni ayawe Imana isumba byose, nongeye kukwiyereka kandi nk'ibisanzwe nyir'icyubahiro, nubwo nzi ukansobanukirwa, ariko ndakwinginze unshoboze Mana. Kubera iki wemeye ko mbaho gutya Mana? Ni iki nacumuye kuko Nyagasani? Agisenga ku muryango umurerwa arakomanga, Cyuzuzo asoza isengesho aramukingurira, maze aramubwira ngo naze asezere umushyitsi. Mu by'ukuri nubwo Cyuzuzo yatotezwaga, ariko akenshi umurerwa niwe wamubaga hafi akamuhumuriza. Kuri iyo nshuro ntiyiyumvishaga uburyo yamuhemukira, nyamara umurerwa nawe ibyo yakoze nta mutima mubi yari afite pe. Gusa kandi Cyuzuzo yari amaze kubifata nk'ukuri ko umurerwa yaba yamuriye gapapu. Mukase yaje gato muri salo, asanga umushyitsi ahagurutse atashye. Cyuzuzo wari uje gusezera sheri we yahise yikomereza mu gikari, umurerwa aherekeza Ntwari amugeza ku modoka aragenda, maze nawe aragaruka. Umurerwa mu guhindukira yasanze nyina ari gutuka Cyuzuzo yamuhindanyije, ari kumubwira nabi cyane, umugore yarakaye. Niko washyanowe ritagira isoni, wacaracaraga imbere y'umushyitsi ushaka iki? Wanshinze y'umukobwa we. Umurerwa barinjiye ageze aho bari, niko kubwira nyina atuje ati mama, uramuziza iki ko ari jye wari umuhamagaye? Nyamugore akomeza kuvuga nabi ati ngaho nigasohoke kamva imbere. Cyuzuzo barasohotse, umugore ategera hino nkubwire umurerwa. Umurerwa niko kumwegera, arangije aramubaza ati niko muko, kuki wigira umwana? Urasurwa n'umusore mwiza nk'uriya warangiza ugatuma iriya nshinzi izaho muri kuganirira? Umurerwa atuje atari se mama, ibyo bitwaye iki koko? Iyaba wari uzi ko kumenyana kwanjye n'uriya musore Cyuzuzo abifitemo uruhare runini cyane, kandi ni ukuri nta kiba twifuriza. Umurerwa akivuga atyo, Cyuzuzo yagarutse kubagaho ari kurira cyane, abafashe. Halo, mumeze mute nanone kandi? Mbega inkuru. Mu by'ukuri aho igeze nanjye ndumva natazi rwose. Okay, ngira ngo ntabwo turi butinde uyu munsi, tureka dukomerezaho rwose twihuse. Duhereye kubwo umurerwa yari akivugana na nyina, uwo mwanya Cyuzuzo abaragarutse kubagaho ari kurira, abafashe inzira yinjira mu cyumba cyabo, ariko yenda guturika umutima aba arikingiranye, arira mu buryo bwumvikana ku buryo buri wese yamwumvaga. Mukase yahise agira umujinya, ahita ajya ku rugi rw'icyumba cyabo, abwira Cyuzuzo amubwira nabi, niko kingura wankunguze. Umurerwa yahise aza yegera nyina, aramubwira ati mama, mureke byose ni wowe ubiteye, ubundi uramushakaho iki? Tuvuye aho ndagira ngo twibuke ko nyir'urugo Rugema yari yajyanye na wa mugabo Kimonyo. Ubu tuvugana bakaba bicaye ahantu bari kuganira ndetse bafata kamwe. Rugema ari kuganiriza umugabo, amubwira ati rega niyo nyungu yo kubyara abakobwa. Kimonyo nawe aramubwira ati si uko se, kandi ngira ngo rwose ntitwabanye nabi pe, nanjye umukobwa we nzamufata neza rwose, ntacyo azabura kwa Kimonyo ndakurahiye. Rugema nawe yahise amubwira ati nuko nyine twese twabyaye abakobwa gusa, naho ubundi ntiwakabaye umukwe wanjye, ahubwo twakabaye ba mwana. Ntawe se uriya mwana uko angana koko? Kimonyo ati reka rwose, wowe uheruka inzira muke, nawe nushaka uzambwira nzagushyingira umukobwa wanjye da. Erega nta mugabo usaza. Rugema byaramutangaje ati Kimonyo we, ariko ntacyo buriya nyine byabaye byaranabaye, amafaranga abakenewe. Noneho reka ntahe tube twitegura, buri icyumweru kimwe rega iyo havuyeho umunsi umugira ngo se ntikiba kirangiye. Kimonyo ati nibyo nanjye reka ntahe, buriya hari gahunda mfite mu mwanya saa 2 z'umugoroba, kandi urabizi nyine ubungubu buramije kugera i Kigali amasaha 2 burya ntago ari makeya, reka nsimbuke ndebe. Ndagira ngo twabakurikiye iyi nkuru twibuke ko mu rugo kwa Rugema bitameze neza. Cyuzuzo yikingiranye, ariko umurerwa ari guhosha nyina ngo areke Cyuzuzo. Ntwari n'abakivi wabo wa Cyuzuzo yasubiye mu kazi. Twibuke kandi ko Ntwari akora muri kampani y'iwabo, bakaba bari bafite ishami Musanze, ariho yari yarimukiye aje gukorera. Mu gihe Ntwari yari yicaye muri ofisi byamucanze,
yibaza kuri Cyuzuzo hari uwakomanze ku muryango. Ntwari ahita amuha karibu ati nimwinjire. Hinjiye umukobwa mwiza ufite igihagararo cyiza asuhuza Ntwari. Ntwari nawe ati nimwicare tubafashe iki? Umukobwa ati nitwa Mahirwe, mu cyumweru gishize nari nadepoje hano ku mwanya w'umunyamabanga. Bari batubwiye ko tuzi uyu munsi ndetse naje kare ariko mbere ya saa sita ntabwo mwari muhari nababuze. Ntwari yaramubwiye ati yewe nakereka nze nkurebere. Harya ngo witwa? Ntwari yarebye mu madosiye. Umukobwa aramubwira ati nitwa Mahirwe Agnes. Ntwari yarebye mu madosiye akurura n'imwe, arangije arayitegereza areba Mahirwe mu maso ati okay, ni ukuri congratulation. Kabisa ndabona muri babiri dukeneye uri umwe mu batsinze. Harya nibwo urangije segonderi? Mahirwe yaramwikirije aramubwira ati yego uyu mwaka niko nari ndangije. Ntwari yaramubwira ati okay, ubwo rero ni ukwitegura gutangira akazi ukwezi gutaha, ari nabwo muzahabwa amabwiriza y'akazi, kuko ubundi kampani yacu icyicaro gikuru kibi Rubavu hano Musanze iri mu ishami ryacu, ari naho mwembi na mugenzi wawe muzakorera, gusa nanjye tuzaba turi kumwe kuko nijye uyobora hano. Ntwari na Mahirwe bakiganira, fone ya Mahirwe yahise isona. Mahirwe asaba agahushya ko kwitaba telefone. Pardon, nitabe telefone. Alo papa, yego nagezeyo kandi n'akazi byaciyemo ntatsinze. Sawa ndaje tugende, niba namwe muvuye aho mwari mwagiye. Fone yahise ivaho. Ntwari niko kumureba, uwo ni umubyeyi wawe? Yego ni papa, twazanye ino nje hano nawe agiye gusura umugabo w'inshuti ye utuye n'ahangaha kuko ni naho avuka. Bivuze ngo iwanyu sino? Yego ntabwo iwacu ari n'ahangaha, mu rugo ni i Kigali. Reka mbareke noneho ngende, papa arantegereje. Ntwari ati sawa nta kibazo mugende amahoro. Mahirwe ageze ku muhanda yahasanze imodoka iparitse yinjiramo. Ikimonyo uvuye gutanga inkwano kwa Rugema ku mukobwa ungana na Mahirwe. Ikimonyo niko kureba umukobwa we yishimye niko ngo warabitikuye. Mahirwe arishimye cyane atuze ukuntu nishimye papa, maze mu kwezi gutaha ngiye gutangira akazi. Nuko mwana wa felicitation rwose. Nanjye ho nagiye byagenze neza, cyangwa mu cyumweru gitaha tuzaba tutakiba twenyine. Mahirwe aratangara areba papa watuje. None se papa, ubwo mu rugo dufite akazi kenshi ku buryo wahita uzana umukozi aka kanya? Reka nongere mbifurize amahoro y'Imana, nsuhuza mwe mwese mudukurikira gatanu ukuri gatanu, kugira ngo mukuri muraba agaciro kuri twebwe, muraba agaciro kuri twebwe. Burya mudahari natwe ntacyo twaba tumaze, muri abacu tukaba banyu. Ni ukuri bundahari izi nkuru nta kintu zaba zivuze, ibyo dutegura byose ntacyo byaba bimaze. Nsuhuza abantu mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda mukurikira izi nkuru, cyane cyane wowe wakoze subscribe, kugira ngo mu minsi mike cyane iyi nkuru ikirangira tuzabaha n'ikizamini tuzakinyuza hano, ubundi ahasigaye uzatsinda azahembwa bishimishije. Gusa icyo nababwira ni uko niba utarakora subscribe sinzi n'ibyo bihembo aho bizakugeraho. Yes, ndagira ngo rero nsuhuza abantu bose bari mu gihugu, bari hakurya y'imbibi zacyo, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, cyane cyane reka ntambukire hariya hakurya mu bashingantahe, muri aho neza turabasuhuza natwe aho turi hano. Abantu bari i Burundi bakomere cyane, abantu bari muri Congo bumva ikinyarwanda mbona mudukurikiye gatanu kuri gatanu, abantu bari hakurya mu gihugu cya Uganda, cyane cyane aba Gisoro na za Kabare abumva ikinyarwanda, tubahaye ijambo. Gusa nanone ntabwo twakwibagirwa abantu bacu bari TZ, abantu bari muri Tanzania, namwe turabapepeye cyane. Rero tuvuye wenda hakurya y'imbibi z'igihugu cyacu, reka turebe n'abari muri East Africa muri rusange. Mwese ni ukuri reka twongere tubasuhuze, ariko twambuka no hakurya y'amazi magari. Hari abantu bari USA imba mbona rwose batubwira bati izo nkuru ntizizahagarare. Nababwira ntimuhumure cyane rwose, inkuru zacu tuzajya tubagezaho inkuru irangire neza uko mubyifuza. Mutange ibitekerezo tubahe ikizamini
mu gitsinde, utsinze ahembwe aho uherereye hose, igihembo cyawe kizakugeraho. Yes, reka rero twikomereze na episode ya 5. Duheruka umusore wacu witwa Ntwari amaze guha akazi umukobwa witwa Mahirwe. Uwo mukobwa Mahirwe akaba ari uw'umugabo witwa Kimonyo. Kimonyo akaba ari umugabo ugiye gushyingirwa umukobwa witwa Cyuzuzo. Uyu Cyuzuzo akaba ari sheri wa Ntwari. Ariko murumva umuzenguruko uri aha hantu. Aya masano nk'uko abyara. Banyarwanda, abantu bazi amasano mumbwire, aha hantu aba bantu bazapfana iki cyangwa bapfana iki? Twongere dusubire inyuma gatoya, twibuke ko Cyuzuzo yari yikingiranye mu cyumba cye iwabo, umurerwa nawe ari kurira byacitse. Mukase yashakaga kuvuga nabi, ariko umurerwa agira ngo amuhoshe, ndetse yari amaze mu gutuza. Uwo mwanya Rugema utari uhari nawe aratashye, yinjiye mu nzu. Ese muri mu biki? Ngwino sheri, iby'abana ntiwabivamo. Bahise binjira mu cyumba, umurerwa nawe niko guhamagara Cyuzuzo ngo Cyuzuzo wakinguye, kingura mubwire sheri. Cyuzuzo yahise amukingurira ko yumvaga ari wenyine. Akimara kumukingurira aramubwira ati koko muri nawe nizeraga koko niba ushaka kumporera? Umurerwa yarambwira ati ese ufite ikihe kibazo? Ariko Cyuzuzo, uzi ko ukiri umwana koko? Ubu se uratekereza ko iyo mama agusangana n'uriya muhungu muri mu nzu byari kugenda bite? Ndahira ko wari kumukira. Erega umwaka umwe ndusha ntibivuze ko ndusha ubwenge cyane, ariko simvuze ko udafite ubwenge. Urabufite, ariko nanjye nakunganira pe. Cyuzuzo yikije umutima ati yego wa, nuko se ukamwiyitirira? Umurerwa arambwira ati byose nabikoze ku bwawe muvandi, mama ndamuzi neza, iyo abasangana bose bari gusebera imbere ya Ntwari wawe. Cyuzuzo ati ese ubu nabyizezwa n'iki koko? Umurerwa yarambwira ati oke, we yambwiye ko yari akuzaniye fone na simukadi, ngaho yifungure tumuhamagare, kandi nimero ye yayifite sibyo? Cyuzuzo yahise ahubwo hewe, kubera n'agahinda no kwibaza byinshi nabyibagiwe pe. Ukibanza ukinge ku muryango. Umurerwa yarahagurutse akingurira ko umuryango w'icyumba cyabo, aguma mu cyumba bonyine. Umurerwa mu kureba fone abona ni fone nziza cyane. Cyuzuzo nawe aratangara, amara ati uzi ko ni nziza koko? Umurerwa aramubwira ati byahatari mwana, iyi telefone ni nziza cyane, ni simati, mbese ubu ngubu ugiye kuducata abantu kuri ibintu byose. Cyuzuzo ati rwose njyewe uranteye, ibyo ngira ngo urabizi simbizi ibyo gutunga fone. Njyewe rwose ntabyo mba nizi, urabizi ko niyo nashakaga guhamagara Ntwari natiraga. Umurerwa aramubwira ati ese njye nari natunga simati uko ubizi, si kariya kamatushi kanjye? Cyuzuzo ati niye nawe watunzeho na fone ishayi, mbese nkanjye. Ubu se nzayishobora ahubwo we, ko mbona umuntu akoramo ibintu bikiruka? Umurerwa yarasetse cyane ati shati humura, nzajya nkigisha aho witwa nzi. Gusa ahubwo niba ushaka ko iyi fone uyikoresha neza, sinshaka ko mama amenya ko ari iyawe. Cyuzuzo ati maze ahubwo nanjye nari ngiye kubikubwira. Umurerwa ati ni ukuri rwose, jya unyizera pe, wumve ko turi abavandimwe. Mama simukunda kubera uko agufata rwose, ntiyankunda kwanga, kandi data ari umwe. Urabizi ko njya numva ngo yanaroze agafasha? Ni ukuri ngo yamuhaye inzaratsi, amugira inzanga ku buryo icyo amubwiye cyose abyemera. Cyuzuzo byaramutangaje. Ese nawe urabyumva gusa? Uzi ko narinzi ko ari njye jyenyine? Sha ibyo gihe mbizi kuva nkiga muri pirimeri. Umurerwa yajunguje umutwe arimyoza ati kandi sha, nuko nimbona byaba ari nabyo pe. None se we wambwira ute ukuntu mama ari gufata ibyemezo byose by'urugo? Cyuzuzo ataha, ibyo byaranshanze sha, ceceke. Ubu se abandi bana baziga kaminuza ntibari kurangiza kwiyandikisha? Aha sinamuhendahenze, ariko bikaba byaranze. Umurerwa yarambwira ati bya birimote na nshuti yanjye, kuko nkurikije n'ibyo numvise ubwo wa mugabo yarari ahangaha, simbamya ko ari gahunda nziza bagufite. Wenda nuko nabuze uko mbikubwira, ariko turi kumwe nta kibazo. Cyuzuzo yaratangaye ngo ngwiki, mwana yanjye wewe, numvise bavuga ngo iki se sha? Umurerwa ati
hagati nyine uko akimara kuvuga gutyo ku muryango umuntu ahita akomanga, ni mukase ukomanze, wumva nimukingure ko avuga nabi. Bahise bakingura. Ese muhugiye kuki? Umurerwa niwe watangura ati mama oya ntacyo, ni imyenda twazingaga. Nyamugore ako ni agaki cyuzuzo amwenyura bya nyirarureshwa arisekeshwa. Akase ni umurerwa ahita amuca mu ijambo. Cyuzuzo ariko nerekana akantu inshuti wanjye yampaye. Umurerwa akomeza kubwira ngo mama iyi ni telefone inshuti yanjye yanguriye. Umugore ati reka turebe. Oh ni nziza. Cyuzuzo ngo ahaguruka ujye gutegura ameza. Umurerwa nawe arahaguruka, nyina amufata akaboko aramukurura arongera aramwicaza. Umugore uwo mwanya ahita amubaza ati none se wowe urajya hehe? Umugore ati ariko nari ngiye kumufasha. Umugore ati icyo nshaka kukubwira ariko niko wagiye. Atararangiza kuvuga Cyuzuzo agaruka mu cyumba. Cyuzuzo mama papa arabashaka. Ibyo umugore ashaka kubwira umukobwa w'umurerwa yabuze ko abimubwira, arahaguruka ajya muri salo. Abana nabo barahagurutse bajya ku meza. Nyuma yo kurya bose bajya mu byumba byabo bararyama, ariko bwari bwije. Muri iyo minsi kwa Rugema wari umunsi umwe nijoro bose baryamye, maze umugore asiga umugabo mu nzu ajya hanze gatoya. Umugore mu gusohoka yagiye ku idirishya ry'aho wa mukozi wabo witwa Karegeya. Kugera rero ku idirishya yarakomanze gake, arakomanga buhoro ahamagara Karegeye. Undi aho aryamye yumva umuntu hanze, aba aritabye ati karame. Nuko umugore aramubwira ati kingura gato nkubwire. Umukozi yarakinguye, umugore arinjira. Umugore ati Karegeye rero ndagira ngo nkubitse ibanga, kandi rwose uramenye ntuzagira umuntu ubibwira. Karegeye arambwira ati ndakumva mabuja, kandi ntugire ikibazo rwose, kugira ngo icyo wambitse cyose amabanga mbitse ni menshi, nta kintu nshobora kuvuga. Umugore yaramubwira ati rero umusibo ejo bundi dufite ubukwe. Karegeye ati ubukwe? None se mabuja ni bande bazakoreshereza ubukwe hano? Umugore yaramubwira ati oya ntabwo ari ubw'abandi ahubwo ni ubwacu, kuko Cyuzuzo bazaza kumutwara. Ariko ndakwiyamye Karegeye, umunsi byarenze umunwa wawe bikajya hanze, uzamenye ko ari wo munsi wawe wa nyuma wo kubaho. Karegeye byaramutangaje, arangije abaza nyirabuja ati none se mabuja Cyuzuzo arabizi? Ko mbona ntacyo abyitayeho, ahubwo si na ngombwa ko abimenye rwose, kuko hari uko gahunda zose zipanga. Icyo wowe uzankorera ni uko umuncungira, kuko ndashaka ko azajyana n'umurerwa muri salo bakabatunganya imisatsi n'inzara, ibintu byose. Wowe uzashaka uko mwinja wumve niba hari icyo abiziho. Niko kumubwira ati umva ni ukuri mabuja ndumva binyobeye pe, sinumva ukuntu bizagenda. Umugore yaramubwira ati wowe uzankorera ibyo nkubwiye, ibindi ntibikureba, kandi nibigenda neza nzaguhemba rwose. Yego mabuja nta kibazo, nyine ubwo nzubahiriza amabwiriza yanyu. Nyuma yo kuganira n'umukozi we, umugore yasubiye mu nzu araryama buracya. Maze mu gitondo cya kare wabonaga rwose ibintu byahindutse, hari imyiteguro idasanzwe. Maze nyamugore akomangira ba Cyuzuzo, barakingura, arinjira ariko bakiryamye. Niko yemwe bakobwa nimubyuka ariko mukora isuku, dushaka ko uyu munsi mujya muri salo mugakoresha iyo misatsi n'inzara, dore rwose biteye isoni. Afata ya telefone ya Cyuzuzo, ariko we yari azi ko ari iy'umukobwa w'umurerwa. Umurerwa ati yego mama ni ukuri urakoze cyane, reposi zari zitwishe. Cyuzuzo tubyuke dukore isuku tubone uko tuza kujya muri salo. Nyamugore yahise asohoka, basigara mu cyumba, na ya telefone arayitwara, kandi ntawe umubonye ko ayifashe. Cyuzuzo yahise abaza mwene nyina ati nyamara we ubanza noneho ngiye kujya ku ishuri pe? Umurerwa aramubwira ati byashoboka sha, erega wasanga narumvise nabi, wenda hari izindi bizinesi bari bibereyemo, ahubwo tukajyemo tubona uko tuza kwigira muri salo. Sha kubona mama maze iminsi noneho atanakubwira nabi. Okay reka ngiye nkoropa inzu noneho ukure hanze. Cyuzuzo byaramushimishije, nababona ko mu rugo hari icyahindutse,
ati ubwo se we ubundi ntiwihenze? niko ntacyo ariko da amadirishya ndayaguhanagurira. Umuherwe aramubwira ati sawa ntarindi rwose. Bakimara kuganira barabyuka barambara barasohoka bakaraba mu maso baritunganya mbese bariborosa maze akazi kaba karatangiye. Gusa muri ayo masaha nyamugore yahamagaye Cyuzuzo amuha amafaranga bari bukoreshe yose, arangije aragenda ariko yari yambaye neza. Nyamugore akirenga irembo Karegeya yaraje asanga Cyuzuzo aho yari ari wenyine ari gukubura, amujyana ku ruhande gatoya. Karegeya niko gutangira kumubwira amubwira byose ko yaramukundaga cyane. Umva rero Cyuzuzo, nta mwanya mfite ahangaha, urumva nta mwanya mfite ngo tuganire, ariko hari akantu gato nshaka kukubwira. Cyuzuzo turabizi rwose ko nkubaha nk'umuntu mukuru, mbwira ngo uteze yombi. Karegeya ati rero uyu munsi ni wo wa nyuma, urumva uyu munsi ni wo wa nyuma nkora iwanyu nubwo nari ngikeneye akazi. Cyuzuzo ati ngaho re, none se bakwirukanye iki kandi? Karegeya atoya ntawanyirukanye, ahubwo nijye ugomba kwijyana. Cyuzuzo atoya oya Karegeya, ni ukuri turacyagukunda, nta wundi wakuruta rwose, dore ni wowe udukujije watureze tukiri abana bato. Karegeya ati byarangiye rero, none se kuko mbonye mama nako mukasa guha amafaranga nayiki? Cyuzuzo ati naraduhaye n'umurerwa ngo tujye muri salo, ubanza ngiye kujya kwiga. Karegeya n'agahinda kenshi, icecekere wa mwana we, iyaba wari uzi ibigupangirwa. Cyuzuzo no gutangara kwinshi, nise ushatse kuvuga iki? Reka mbwira. Karegeya ati Cyuzuzo, nubwo uri iwanyu ariko ntukunzwe na gato, niyo mpamvu ugomba kunsezeranya ko ibyo ngiye kuko bigomba kuguma mu mutima wawe, na mwene so umurerwa ntabimenye. Cyuzuzo aramubwira ati Karegeya rwose urabizi tumaranye imyaka pe, ni wowe wankujije, ni wowe nakwita umubyeyi wanjye kuko ni wowe unshira akari urutega hano. Papa we urabizi nta nyuma, wenda uretse umurerwa, kandi pe ndakubaha urabizi kuko ni byinshi wankoreye ntazibagirwa. Baravundaje urabinyurira ndarya, ni kenshi bashatse kundaza hanze ariko ukankingurira, ari wowe ukarara uhagaze ndaryama mu buriri bwawe, mbese ni byinshi kandi byose ndabizirikana. Karegeya ati rero urakoze niba ibyo byose ubyibuka. Cyuzuzo, nta kibi cyakubaho ndebera, nubwo nta bushobozi burenze mfite, ariko mfite abana batatu, umukuru muri bo akugwa mu ntege, nibo nduhira ngo bige, wenda nabo bazibeshaho. Ibyiza mbifuriza nibyo nkwifuriza rwose, urumva neza? Cyuzuzo ati ndakumva rwose. Karegeya ati ubu rero ndagira ngo umenye ubwenge, kuko umunsi w'ejo iwanyu bazagushyingira rwihishwa, baguha umugabo wapfushije umugore. Ibyo kwiga rero uri kuvuga ubyibagirwe, kuko impano zawe zafashwe kera. Cyuzuzo akimara kumva ibyo bintu yabuze icyo akora, abura icyo yavuga. Mu gihe yashakaga kugira icyo avuga, umurerwa baturutse hirya yabo. Umurerwa aza abavuga maze aza abavugisha, ese we ahawe waharangije kare? Cyuzuzo yariyumanganyije ati yego sha, maze Karegeya yamfashije. Umurerwa yahise aseka ati ndabona mubanye rero. Karegeya yahise amureba arangije araseka arambwira ati wese sinjya ngufasha nubwo byinshi bikora Cyuzuzo di? Umurerwa ati wowe se ko nta ribi ryawe shaho. Bakiri aho papa wabo yahamagaye Karegeya, bajyana ku ruhande bavugana ibyo bavugana kuko nawe yaragiye. Rugema yaramubwiye ati rero Karegeya, ejo hano dufite abashyitsi b'ibanga, ndagira ngo ibizaba hano byose bizagume mu mutima wawe. Karegeya ati nta kibazo rwose na mabuja yari yabimbwiyeho, ariko rwose ntimugire ikibazo, sinakwivanga mu by'umuryango. Rugema yaramubwiye ati ntiwumva se, icyo ni cyo kiranga umugabo nyamugabo. Yahise akora mu mufuka akuramo amafaranga maze arayamuhereza, aramubwira ati akira, nawe wagira icyo wimarira kandi ntabwo ari ku mushahara wawe. Karegeya ati ni ukuri rwose murakoze rwose. Arasohoka aragenda. Mu by'ukuri Cyuzuzo byaramucanze, abura icyo akora n'icyo yareka, mbese byari byamurenze. Niko kujya mu cyumba cyabo, arebye telefone ye arayibura, ahamagara umurerwa.
Mu kuza Cyuzuzo yamubajije telefone barayishakira abura, maze Cyuzuzo biramurenga kuko yumvaga fone ifitwe n'umurerwa, ariko umurerwa nawe akamuhakanira. Karegeya yaje kumva basa n'abatongana mu nzu bavuga ibya telefone, ahamagara Cyuzuzo maze amujyana hanze, umurerwa asigara mu nzu ashakisha. Ubwo Cyuzuzo yari ari kumwe na Karegeya hanze, Karegeya yaramubajije ati ese ko numva inzu mwayitereye muri mu biki? Cyuzuzo ati sha nabuze telefone yanjye kandi niyo nari ngiye kwifashisha ngo ndebe uko nava hano. Karegeya ati nimba ari telefone nini y'umukara rwose ndayibonanye mabuja yagiye ayifite. Cyuzuzo ati noneho umurerwa ndamuhunguza. Cyuzuzo yahindutse mu maso asa n'uwicuza, niko kuvuga ati yo noneho umurerwa namuhoraga ubusa. Yahise yinjira mu nzu asanga umurerwa mu cyumba. Sha mbabarira kukubwira nabi, buriya turi buyibone twitonze. Ntibyatinze rero mu gihe bakijajaba muri ibyo bitegura kujya muri salo gukoresha imisatsi yabo, ku rupangu bumva ijwi ry'umuntu munsi angusaba utarakora subscribe witegereza rwose, kandi aho uyu munsi wereba ahantu handitse mu nyuguti z'umutuku handitse subscribe ukoreho gusa, nurangiza urebe ku ruhande ukore ku nzogera, ahasigaye buri kimwe cyose tuzajya twaprodinga cyangwa se dushyiraho hano kizajya kikugeraho byihuse aho waba wibereye hose, nta derangement, nta byo kuvuga ngo urajya gushakisha, no, wowe kurikira inkuru zacu, kurikire ibiganiro byinshi tukugezaho mu buryo butandukanye. Njyewe n'ubusanzwe tuzahorana muri iki gisata cy'inkuru ndende, njyewe uzibategurira akaba ari nanjye uzibagezaho. Yes, ngira ngo ubushize duheruka Cyuzuzo n'umurerwa ubwo bari bakijajaba mu byo bari barimo bitegura kujya muri salo gukoresha imisatsi yabo, ku rupangu bumvise ijwi ry'umuntu. Karegeya ajya kureba uwo ari we maze asanga ari umumotari. Barasuhuzanya, motari waramutse neza, Karegeya nawe aramusuhuza, waramutseho wifuzaga nde? Umumotari ati hari umudamu wari untumye ku mukobwa wa hano witwa Cyuzuzo. Karegeya ati se uwo mudamu yaba ari uwa hehe? Undi ati ni uwa hano, n'igihe wamutwaye mu gitondo twahuriye hano asohoka mu rupangu. Karegeya yahise ahamagara Cyuzuzo, undi nawe araza. Cyuzuzo yabajije Karegeya umushaka, Karegeya nawe ati ni umumotari. Cyuzuzo niko gusuhuza umumotari, mwaramutse neza? Waramutse nawe? Mama wawe rero yarambwiye ngo nguhe aya mafaranga ngo nimuva muri salo muce ku maduka y'imyenda ushaka imyenda myiza yawe. Cyuzuzo ati sawa murakoze. Ako kanya motari yahise akata moto arigendera, Cyuzuzo asigarana na Karegeya aho ngaho. Karegeya ati ndabona bakwitayeho da. Yawe. Cyuzuzo ati rero ubu nibwo nemeye ko ibyo wambwiye ari byo, 150 yose ngo njye kugura imyenda? Karegeya ati yego nyine. Ubwo uzi ko bosi nanjye yagiye ampa amafaranga 50,000 ngo kugira ngo gusa sinzabavemo atari no ku mushahara wanjye. Cyuzuzo no kwimyoza n'agahinda n'ibibazo, mbega ngo ndaba nk'itungo koko, mbaye nk'ihene bajyana ku isoko mana yanjye, ubu se nkora iki? Najyaho ubu koko mana yanjye. Karegeya aramuhumuriza ati Cyuzo, icyo ugomba gukora ni kimwe, ni ukuva hano kandi vuba. Cyuzuzo ati se nkajya hehe? Uko ubizi nta yindi famiye ngira nzi aho iri, na telefone yanjye ntayo basi ngo ngire uwo nifashisha. Nimero nagiraga ku gapapuro namaze kuzishyira muri telefone ndagashwanyaguza, ubu se nkora iki koko mana yanjye? Cyuzuzo mu kubura icyo yakora yahise atega ibiganza atangira gusenga nk'umuco tumuziho, niko kugira ati Mana y'urukundo, Mana y'impuhwe, Mana y'imbabazi, nongeye kukwereka ibi byose biri kumbaho ngo mbere ubwugamo n'igisubizo cyabyo, kuko njye ntacyo nakwishoboza, mu izina ryawe ryuje imbaraga zihebuje, amen. Nyuma yo gusenga Karegeya yari ari kumwitegereza, nawe arimyoza, amarira amuzenga mu maso kandi ari umuntu w'umugabo, atari kuzi n'ibindi. Cyuzuzo ati ndakumva.
Karegeya ati rero buriya nari niyemeje ko n'ubundi numara kugenda nanjye ndi buceho kuko byari kuzankoraho. Cyuzuzo ahita amuca mu ijambo ati none se bigenze gute? Karegeya ati reka nkubwire mwana we, sinaguterera mu rwose. Iyo uba umuhungu ntiwari kubura iyo ujya, iyo uba umuhungu ntiwari kubura iyo ujya. None rero reka nkwereke n'ubundi umupfu ntaho adapfunda imitwe. Cyuzuzo ati mbwira ngo uteze yombi kuko ubu ngubu njye nabuze icyo nakora. Mbwira nta kibazo pe, ndubahiriza ibyo umbwira byose, ariko ubuzima bwanjye buve mu mazi abira. Karegeya yaramubwiye ati rero reka nkubwire, genda ujye muri salo n'umurerwa, maze nimuvayo ujye kugura iyo myenda yawe bakubwiye. Gusa ukoresha amafaranga make ashoboka, andi uyabike ubundi mutahe. Iri joro iwanyu barataha mu gicuku ndabizi, bagiye i Kigali kwa wa mugabo wari kuzagutwara. Cyuzuzo ati none se Karege, ibyo biramfasha iki? N'ubundi niba ndi bugume aha ngaha. Karegeya ati wowe humura, urumva Cyuzuzo, icyo nshaka ni uko muryama kare, ahubwo ujye kuri farumasi ungurire utunini dusinziriza nkwereke. Cyuzuzo aratangara, Feneriga urashaka iziki Karege? Karegeya atumva, wiba umwana kandi uzi ibigiye kukubaho. Utwo tunini ndakora ibishoboka byose nk'umurerwa mu gikoma cye, ubundi nimumara kuryama arahita asinzira. Ubwo nawe uraba wamaze gupanga ibintu byawe byose, duhite tugenda. Cyuzuzo ati none se turaba tugiye hehe? Karegeya ati rero ndaba nkujyanye iwanyu. Humura nubwo turi abakene ntabwo tuburara, icyo abana banjye bazarya uzarya icyo, hanyuma ibindi tuzaba tubireba nyuma. Cyuzuzo yabaye nk'uruhutsemo gakeya, ariko kandi akibaza byinshi. Ati none se Karege, muri iryo joro koko turagerayo? Karegeya ati turagerayo humura, turagenda na moto kuko dutuye no hafi y'umuhanda. Cyuzuzo yariruhukije ubona ko yishimye. Ati ni ukuri mbaye ngushimiye pe, nanjye reka nkora ibyo umbwiye byose. Uwo mwanya bahita bava ku irembo binjira mu rugo. Umurerwa yari amaze kwitunganya, Cyuzuzo nabo baritunganije, bahise basohoka nabo baragenda. Ubwo nyine bari bagiye kuri se. Hari mu ma saa 5, Karegeya nawe asigara atunganya ibyo mu rugo, arateka ndetse n'ibindi byose yagombaga gukora. Ba Cyuzuzo nabo baragiye barasokozwa, bacika inzara, barabatunganya. Nyuma bavayo bajya mu isoko. Cyuzuzo agura imyenda n'akavarisi, maze mu masaha y'umugoroba barataha. Mu kugera mu rugo, Cyuzuzo yibutse ko yibagiye kugura twa tunini, asiga umurerwa mu cyumba, arahaguruka ajya kuri farumasi hafi yaho arabigura, araza maze abiha Karegeya. Amasaha yo kujya ku meza ageze, kuko byari bizwi ko umurerwa akunda igikoma, naho Cyuzuzo akikundira icyayi. Birumvikana nyine ko Karegeya yari yamaze kurungira umurerwa. Bararya baranywa maze bajya kuryama. Nk'uko babyifuzaga koko, umurerwa yasinziriye nk'uwapfuye, maze Cyuzuzo afata ibintu bye byose arabipakira, arasohoka. Varisi ebyiri, afata urufunguzo rw'icyumba cyabo, akingira inyuma, urufunguzo arunyuza munsi y'urugi rujya mu cyumba, maze ajya mu nzu Karegeya yararagamo hanze ngo bategereza ko iwabo baza. Kera kabaye nka saa 4 z'ijoro, iwabo baba baraje, barinjira kuko imfunguzo zose bari bazifite, ariko n'ubundi basanga Karegeya atararyama. Bamuvugishaho gato bisanzwe, binjira mu nzu. Gusa Karegeya ubwo yashyiraga Feneriga mu gikoma, yashyize muri teremusi yose, kandi umurerwa ntiyakimazemo. Ubwo papa na mama nabo bari ku meza, nabo banyweye kuri cya gikoma ko nta cyayi cyari gihari. Byumvikana ko Karegeya yabikoze abishaka kugira ngo igikoma kibe cyinshi icyayi kibure, maze nabo baze kukinywaho. Bamaze kurya banywa ku gikoma n'umutima mwiza, barangije bajya kuryama. Karegeya na Cyuzuzo nabo basohoka mu rupangu muri iryo joro n'ibikapu byabo, ariko ngo bagere ku muhanda. Reka dukomeze n'inkuru yacu rero tudatinze. Uyu munsi nta bintu byinshi ngira ngo murabimenyereye. Icyo tuba twifuza ni uko muryoherwa, icyo tuba twifuza ni uko mwiga, icyo tuba twifuza ni uko buri wese tumugera ku ndiba y'umutima we, tukamuha icyo ashaka. Duheruka rero ubushize mu nkuru yacu episode ishize ya 7, duheruka Cyuzuzo na Karegeya bavuye mu rugo kwa Rugema batorotse. Karegeya yari atorokesheje nde? Cyuzuzo.
amujyanye iwe kubera ibyari bigiye kumubaho. Ngo bageze ku rupangu sinzi ikintu bikanze. Yes, reka dusubire inyuma gatoya. Karegeya na Cyuzuzo nabo basohoka mu rupangu muri iryo joro n'ibikapu byabo, ariko ngo bagere ku muhanda Cyuzuzo yibuka ko hari akantu yibagiriwe mu rugo, gusa Karegeya amubwira ko agomba kubyihorera bagakomeza urugendo. Bidatinze bahise bafata moto berekeza iyavunga iwabo wa Karegeya. Mu by'ukuri Cyuzuzo byari byamuyobeye, ariko nta kundi byari kugenda uretse kujyana n'umukozi wabo atari anazi iwabo. Bafashe urugendo rw'ijoro na za moto. Ku bw'amahirwe bageze mu rugo amahoro, nubwo bwari bwije cyane ari mu gicuku. Bageze kwa Karegeya barakomanga, barabakingurira. Umugore wa Karegeya yabanje kwikanga abonye umugabo waje mu gicuku ari kumwe n'ikizungirizi cy'umukobwa. Cyuzuzo yari umwana w'umukobwa mwiza, noneho byongeye yari yikozeho ryatse kubera ko yari yavuye no muri salo, amasuku ari yose, imiti ari yose. Umugore mu kwitegereza umukobwa yabaye nk'uhindutse mu maso, gusa Karegeya nk'umuntu mukuru aba arabibonye. Barinjiye. Karegeya ati mumeze gute se hano? Umugore wa Karegeya yitwaga Nyirambabazi aramubwira ati turaho, ariko muradutunguye cyane. Karegeya ati bibaho ni ukutwihanganira. Nyirambabazi ati si uyu mushyitsi we ni uwa hehe? Karegeya ati yewe iby'uyu mwana byo ni birebire pe, gusa ndaza kukubwira ntuje, reka turuhuke. Nyirambabazi ati aha, ubanza ari na birebire byo rero. Ubwo se kugenda igicuku nk'abajura iyo mutegereza bugacyara? Yabivugaga amuninura, asa n'ugaragaza mbese ko ari nk'ihabara rye. Karegeya ati nyine ubwo ni uko byagenze, erega wihangayika ndakubwira ibyo ushaka kumenya. Nyirambabazi ati icyo ntabona ni iki? Umugore akimara guhigima yahise ahaguruka ajya kuryama. Karegeya bisa n'ibimuyobeye, ariko ntiyavuga nabi. Arahaguruka ajya mu cyumba cy'abana be, ahamagara Cyuzuzo, araza amwereka aho yirambika hatari hameze neza, dore ko n'akamatora baryamagaho kari gato kandi gashaje. Yararyamye. Karegeya nawe ajya kuryama. Karegeya n'umugore we mu buriri baraganiriye, maze umugore asobanukirwa impamvu Cyuzuzo yazanye n'umugabo we, kandi aranabyakira ndetse amusaba imbabazi kuko yari yabifashe nabi. Mu gitondo cya kare rero reka tuve kwa Karegeya ahubwo twerekeze kuri wa musore wacu Ntwari. Hari mu gitondo kare, Ntwari aho hari byamucanze kuva ejo ari guhamagara nimero ya Cyuzuzo nticemo. Ari iwabo i Rubavu aho yitegura kwerekeza i Musanze, hamwe asigaye akorera ku ishami rya kampani yabo ku munsi wo gushyingira Cyuzuzo. Ndagira ngo wibuke neza ko abaraye muri urwo rugo bose baraye banyweye ibinini bisinziriza. Nyamugore nyina w'umurerwa niwe wabyutse mbere, ariko abyukana imbaraga nke cyane kandi amasaha yagiye, dore ko saa 5 zari zageze za mu gitondo. Ibintu bitabagaho muri urwo rugo kuko nta warenzaga saa 9 rwose akiryamye. Nuko nyamugore mu kubyuka asanga nta muntu ukoma, mu kureba ku isaha asanga bwakeye kare. Abarabadutse ajya gukomangira ba Cyuzuzo nk'ibisanzwe. Umurerwa nawe uko yakabadutse abona urufunguzo hasi, arafungura, arakingura, nyina arinjira. Umugore aramwitegereza, niko nta soni mukageza aya masaha mukiryamye? Mu kwitegereza umurerwa ari wenyine mu buriri, ibintu byose bya Cyuzuzo nta na kimwe kirangwa mu cyumba. Umugore yaramucanze, niko Cyuzuzo ari hehe? Umurerwa ati ahari we yabyutse, iki nibwo ngikanguka, kandi urufunguzo ndusanze hasi. Umugore ngo iki? Umugore yahise agana ku muryango wo hanze mu gikari, asanga hakinze, arakingura, asohoka hanze. Agize ngo arahamagara Karegeya, abura umwitaba. Mu gusunika urugi rurijyana, ageze mu nzu asanga Karegeya n'ibintu bye byose ntawe ukirangwa aho ngaho. Nuko abasubiye mu nzu, ahamagara umugabo amubwira ibyabaye, ko Cyuzuzo yaba yaturukanye na Karegeya. Hashize umwanya muto, kuri gate kwa Rugema bumva ihoni riravuze. Nyamugore arirukanka ajya ku marembo. Agezeyo mu gukingura asanga ni wa mugabo Kimonyo uje gufata umugeni we Cyuzuzo.
nabi, baje gufata umugeni wabo nyamara icyo tuzi ni uko umukobwa Karegeya yari yamaze kumucikisha, bari barayibagiye mu rw'ibibazo ari byose, ariko noneho nyir'umugeni we watanze inkwano miliyoni ye aje kumufata. Yesu dusubiye inyuma gatoya rero, duheruka umugore ajya kuri geti agiye kureba umuntu wari uvuze, agiye kureba ihoni ryari rivuze, agiye kureba imodoka yari ihari kuko bari bumvise ihoni. Duheruka umugore yirukanka ajya ku irembo nyuma yo kumva ihoni, mu gukingura geti maze asanga ari wa mugabo Kimonyo wari uje gufata umugeni we nk'uko byari biteganijwe kuri uwo munsi. Byagenze bite sasa? Reka dukurikire inkuru. Yes, nuko umugore rero akimara kumubona ariyumanganya, arakingura, aramusuhuza, umushyitsi bamuha karibu, yinjira mu nzu. Bicaye muri salo nk'ibisanzwe, umugore ati rwose ni ukuri mwazindutse. Kimonyo ati gahunda iba ari gahunda, niko biba bigomba kugenda kuri gisaha n'isaha. Umugore ati reka mubwire Rugema nawe aza gusuhuze. Umugore arahaguruka ajya mu gikari. Rugema rero ubwo baba asanga umugabo, ahita ahamusanga ati niko ntumbwire ko wari Kimonyo uje wenyine? Nyamugore atatabawera, ntumbaze none icyo turi bukore kuko ubu byandenze, injira umusuhuze nanjye ndaje. Kimonyo abonye Rugema aje, komera Kimonyo we. Kimonyo ati mukomere cyane Rugema rwose, amakuru y'iminsi ra? Undi ati rwose amakuru yo ni imvange, ntabwo ari meza, biri aho ngaho. Kimonyo ati hose nuko niko bimeze. Ati maze rero kuvuga ni ugutaruka, gahunda zacu ziko zipanze, nta kavuyo nta rwaserera. Ndagira ngo rwose ndagira ngo dufangure ibintu ngende, kuko nubwo twabikoze mu bwiru, ndagira ngo dufangure ibintu ngende, kuko wenda nubwo hano twabikoze mu bwiru, ariko njyewe i Kigali mfite abashyitsi saa 9. Rugema ati se wa mugabo we, kugira ngo ntiwatwashe. Rugema ati se wa mugabo kugira ngo ntitwashobewe, ubu tuvugana rwose turabyutse dusanga umukobwa yaturutse n'ibye byose, kandi yajyanye n'umukozi w'abaganga. Kimonyo araseka ariko Rugema rwose ugira inzenya zidashira, niko ye. Ubu rwose utangiye kunsetsa nawe muri aya masaha. Nyamugore nawe barahahindutse. Rugema ati ariko rero Kimonyo rwose, Rugema ati ariko se Kimonyo, ubu koko urareba ugasanga ari ibyo gutebyamo koko? Ibyabaye byo byabaye, ahubwo twareba icyo dukora. Nyamugore ati yewe ni ukuri nibyo, natwe dukubiswe n'inkuba pe. Kimonyo ati ariko noneho ndabona hari muri seriye. Naragenze ndabona koko niko okay, uko ni munsubiza yanjye duseze amasezerano nigendere, ariko nyine murampemukiye, nta kindi nakongeraho, dupfa kuba dufitanye inyandiko. Nyamugore ati se amafaranga yose? Amafaranga? Nyamugore ati ariko se mwakabyara mwe, amafaranga se yarahari? Nyamugore ati se ugira ngo amafaranga yarahari ko twari twayakoresheje rwose? Nukora amafaranga twayakoresheje mu myiteguro yarashize, cyakoze dore hasigaye 200,000 gusa. Kimonyo ati ariko ubwo muzi ibyo muri gukina nabyo? Kimonyo ati ariko ubundi ubwo muzi ibyo muri gukina nabyo? Ndashaka amafaranga yanjye yuzuye, cyangwa se mu mumwe umukurikira, ubundi sinabonye bangana. Umugore atoya we, oya ni ukuri umwana wanjye aracyari muto rwose, tuzashaka amafaranga yawe tuyaguhe. Kimonyo ati ariko ndumva mukina mwebwe rwose, niba byose bidashoboka ngiye gushaka ugura inzu yanyu ntiyishyure, kazi itari yo ngwate mwampaye. Rugema ati Kimonyo rwose ni ukurica inkoni zawe, dore ibyago ntibiteguza. Uwo mwanya Kimonyo ahita ahaguruka. Okay, ubwo nibyo mushaka,
kandi ngira ngo muzi icyo amasezerano dufitanye avuga. Nyamugore atoya, ngaho icara tubirangize, ni ukuri mwibigira birebire. Abahamagaye umurerwa wari uri hanze. Umurerwa nawe hanze ati, karame mama, ngwino hano. Umurerwa yaraje yinjira muri salo. Akihagera umugabo aramubwira ati, "Okay, ngaho karaba bakumperera ifu ngo utumesha." Mu by'ukuri umwanzuro wari ufashwe ni ukumuha umurerwa mu cyimbo cya Cyuzuzo. Erega umurerwa arakaraba, arambara, maze Nyamugore yasohotse hanze gatoya, maze ahamagara umurerwa. Umurerwa nawe araza. Umugore arangije aramubwira ati, ngaho itegure, bagiye kukumpera lifuti, ndashaka kugutuma. Mu by'ukuri umwanzuro wari ufashwe kwari uguha umurerwa Kimonyo mu cyimbo cya Cyuzuzo. Erega umurerwa arakaraba, arambara, maze araje aho bari. Kimonyo wasaga n'uwarakayemo gake arasohoka, akingura umuryango w'imodoka imbere. Abasigaye mu nzu basigaye bavuga. Umugore ati, niko ugiye kujya? Umugore Kimonyo wasaga n'uwarakayemo gake arasohoka, maze akingura umuryango w'imodoka imbere. Umugore nawe aho ari kumwe n'umurerwa aramubwira ati, rero ugiye kujyana n'uyu mugabo i Kigali, hari ibintu ari bugure, abiguhe ubizane. Umurerwa ati, yego nta kibazo mama, gusa ndumva ntameze neza n'umutwe uri kundya. Rugema yahise amuhamagara ati, ngwino gato. Rugema yahise ahamagara umukobwa we aramubwira ati, ngwino gato nkubwire mama. Basa n'abagiye mu gikari. Rugema, umva, nimugera ahantu aho ariho hose akava mu modoka, nawe tuvamo. Rugema yahise ashyira umukobwa we ku ruhande, nuko aramubwira ngo ibintu bisa n'ibanga. Aramubwira ati, rero umurerwa mwana wanjye, ibi bintu ngiye kukubwira ubikora uko mbikubwiye, kandi kuva none ahantu ntupate ntugaragaze ko harimo icyo nakubwiye. Nujyana n'uriya mugabo ahantu mugera aho ariho hose akava mu modoka, nawe tuyivamo, kandi ntuyisubiremo. Urumva? Akira amafaranga 50,000. Nubona uko uvamo, wenda utege na taxi voiture ariko ugaruke. Umurerwa byaramutangaje. None se papa, ni ikihe kibazo? Akimubaza, Nyamugore wari wamaramaje gutanga uwo yabyaye. Umurerwa akibaza papa we, nyina wari wamaramaje gutanga uwo yabyaye baraje. Aza ababwira, niko banguka mugende ugire igihe ugarukira. Umurerwa yarasohotse, yinjira mu modoka ajyana na Kimonyo. Umurerwa yari azi ko bari mu modoka ari babiri. Bageze ahitwa ku Gacuri, ngira ngo abanyamusanze barahazi, aho umuntu asohokera mu mujyi wa Musanze amanuka aza muri Kigali. Yumva inyuma umuntu arakoroye, mu guhindukira mu modoka abona ngahore mu modoka se kandi harimo undi. Ibi ni ibikinuka byaro. Hakucikwa na episode itaha. Gusa iby'iyi nkuru aho bishya bishyira simpazi. Namwe mwambwira, ese urabona bishya bishyira hehe? Amaherezo y'ibi urabona ya arayahe? Amaherezo y'ibi wowe urabona arayahe? Manuka hasi hariya muri komenti utanga igitekerezo cyawe, icyifuzo cyangwa se ikibazo waba ufite ku nkuru zacu, cyane cyane iyi ngiyi. Ndabakunda cyane rero. Ibrahim niwe mwari muri kumwe, nakagaruka tuzahurire muri episode ya 10. Ciao ciao.